as heads of state, in a meeting, we asked M23, the people in there, are they Rwandese or they are Congolese? And DRC said, these are Congolese. End of question. So if these are Congolese, how does it become a Rwanda problem? Ariko buriya muri geopolitike nk'uko isi ya none igiye igabanyamo ibice cyangwa amatsinda, uyu munsi u Rwanda na Congo rurabarizwa muri EAC. Yego. N'ubundi iyo niyo position ya EAC, position ya His Excellency Paul Kagame. Buriya ni nayo position EAC ifite. Koko se? Yego. Ibihugu nka Tanzania, ibihugu nka Tanzania, ibihugu nk'u Burundi bifite opposition. Ntabwo uranyumva, njye navuze EAC. Ubwo ni ubunyamabanga. Ntabwo navuze Kenya, ntabwo zavuze Burundi, ntabwo navuze. Impamvu mvuga ngo nka EAC, yego, ko ari opposition, nuko no muri mission yayizanye muri Congo, kwaro kuba netre kujya hagati kugira ngo babashe kujya mu biganiro. Nimukurikiye inama na declaration z'aba president uhereye no kuri Suluhu Samia Tanzania, uyu munsi uri muri SADC. Muzi ko nawe iyo declaration yavuze yuko ikibazo cya Congo cyagombaga gukemurwa n'imishyikirano. Komisiyo yo ya EAC kwaro kujya hagati kugira ngo impande zombi zibanze zumvikane. Murabyibuka ko iyo declaration yakoze nka president, yego, wa Tanzania wari muri EAC icyo gihe. Aho turi kumwe. Yego. Noneho kubera ko Kisekedi atemeranyaga na position ya EAC, yarayirukanye. Ahubwo akora manipulation cyangwa se corruption morale to individuals cyangwa kuri les individus. Yego. Ariko icyo nashima n'icyo gikorwa. Yabo no ku ruhande rwa FRDC nabo bakoraga gutyo nka leta. Aho bari nabo bakaba bakora ibikorwa remezo, bagaha umutekano abaturage, bakabakorera ibikorwa remezo, bakabagezaho serivisi zose nkenerwa. Noneho ngo bagasigara bumvikana uburyo baho abaturage umutekano ko batabajugunyaho amabombe no kudasenya bya bindi barimo kubaka. Nibyo. Bakamera nka za hene z'inkunguzi zisenyeraho ikiraro. N'ubudasa bwuzuyemo igihugu cya Congo, igihugu cya Congo perezida wabo yagituye shitani, yagituye abakurambere b'abazimu b'abasazi. Ubonye ko abapfumu bagiye muri presidence se ni bibanezeza leta y'ibisazi. Swat umuntu wanyweye urumogi, wanyweye drogue, wasinze utagira ubwenge. Kuko nta muntu muzima ufite ubwenge uri muzima wakora ibintu nka biriya. Yarangiza akanifotoza. So icyo nashaka kuvuga rero ni iki? Ubu harimo ibintu bibiri. Swat n'abasazi, niyo mpamvu babarasha bagapfa. Kuko nuko yahora ntabwo byari gushoboka, nta nundi wanabikora. Sibyo? Nta n'ikindi gihugu wabikora muretse Congo. Ni nayo mpamvu nta rezita byatanze bitamaze 30 bidapfuye. Nuko warombwiye ngo ningire icyo mbivugaho, naho iriya ni drama. Ni drama yateguwe na Kisekedi. Ariko byazamuriye morale FARDC nyine. Hari abantu bavuga ngo igihe yari yarabuze ngo nibyo yari arimo arategura. Ni justement byagomba kuzamura morale, kuko abakongomani n'abantu babeshyeka cyane. None se yubona umuntu agira gutya akafata ka selfie ati tuko somi Kivu, tuko Rwindi, tuko fasi iyi. Wagira ngo wari uri kureba ibyo ndi gusoma hano. Yes, ibihe byiza mwese nshuti bakunzi ba Bwiza TV, tubahaye ikaze muri gahunda zitandukanye murimo no mu mirimo itandukanye muri gukora. Turizera ko mumeze neza cyane. Tubahaye ikaze twicaye mu kiganiro uruvugiro cyo ku itariki ya 21. Turacyari mu kwezi kwa gatanu muri 2024. Abatanze ikaze barimo ngewe witwa Shadrack Niyonsenga ndetse nande na Denis Nsengiyumva. Kubanje kubitekerezaho wari wiyibagiwe. Umeze ute Deni? Ni sawa.
ntabwo duherukana mu ruvugiro. cyakoze Ubu ngubu turaje tuhatwike, Mm. tugiye kuhatwika ariko bitarimo kugira ibyo byotsa, ahubwo tugiye kubagezaho amakuru ashyushye akomeje kuvugwa hirya no hino, by'umwihariko mu ruvugiro. Muzi neza yuko dufata umwanya munini wo gutinda ku ngingo zitandukanye tukagenda tuzivugaho, nicyo gituma byitwa uruvugiro, nyine turisanzura tukavuga koko. Ubwo rero nibiza kudukundira turaza kuba turi kumwe na za nshuti zacu b'abatumirwa ba Bwiza TV musanzwe mumenyereye, ariko nibitadukundira ndizera yuko n'ubutaha muzababona. Hanyuma hari amakuru menshi atandukanye Denis agiye kutugezaho, ariko mbere yuko yatugezaho reka mbanze mbibutse ko mwaba mugize neza kandi mwaba mukoreye Imana mukanga Satani muramutse musubscribinze kuri Bwiza TV. Umeje ukuntu bivuze Denis, ngo mukorere Imana mwange Satani, musubscribinge, mukore like, shares, mutange na comment. Inkunga ya Bwiza TV nayo turacyayakira, iracyanyuzwa kuri iyo nimero. Hanyuma ibijyanye no gukora win-win, mukazana company zanyu cyangwa se ibikorwa mukora tukabibamamariza, natwe tukababoneraho amafaranga, nawe mukatuboneraho ababagana. Izo gahunda nazo zirakomeje, mubikora munyuze mu guhamagara kuri iyo nimero mubona ku kiganiro, hanyuma akaba amakuru y'uko byagenda kugira nyine bigerweho neza cyane. Hanyuma nakomeje kubona amakuru menshi asirikira hano ku mihanda, ariko by'umwihariko nakomeje kubona umugabo bita William Ruto, ari utuntu nabonye ari kuvuga. Arimo aravuga ngo iki? William Ruto arimo aribaza impamvu ibibazo bya Kongo bikomeje gushyirwa ku mugongo w'u Rwanda. Akabaza atese bari abantu baba M23 ni abanyekongo cyangwa ni abanyarwanda? Bakamusubiza se basi ndiza ko bari mu kiganiro yagiranye na Jeune Afrique kirasohoka ejo ako duce tumwe na tumwe twatangiye kujya ahagaragara, turi bwumve icyo avuga. Naho ikiganiro cyo kirambuye ejo Jeune Afrique nibwo izagishyira ahagaragara. Ariko hagati aho Bwiza.com yo tayari inkuru yayisohoye, inkuru igira iki kivugaho. Yes. Turaza kuyibabwira ubwo ngubwo. Turaza no kureba uko byifashe ku rugamba, nimba uyu munsi hari icyabaye cyangwa se nta cyabaye, turi bubirebe. Hanyuma ingabo za MINUSCA zirashinjwa gukorana n'inyeshyamba, ubwo tuba tugeze hehe? Aho ngaho ni muri Centrafrica. Yes, Burundi naho wa mugabo bita General Bunyoni arimo aritegura gusubira imbere y'urukiko. Niko byifashe. Hanyuma mu Rwanda naho amatora akomeje kuba amatora, abantu bakomeje gutanga kandidatire zabo. Uyu noneho ugezweho nabonye noneho uyu munsi twirirwanye cyane wahitinze n'umwarimukazi bajyanye kandidatire yiwe ku mwanya ngo wo kwiyamamaza ko kuzabahagarariye abagore mu nteko ishinga amategeko. Okay. Nawe tumabwira ibyo yagiye kuri moto, ariko abantu bari mu makomantere bari kubaza batari ko se wa kinyamakuru we ni Gihe.com cya mufoto, atubwo byari ngombwa ko mufotora na moto. Why not? Neze ko batayifotora. Nanjye nicyo nibajije, se gufotora moto bitwara iki? Moto si transport se? Si transport, hari utayikoresha ra? Mu Rwanda kandi mu karere ka Rubavu aho nabonye polisi yarashe umusedo w'akagari, ariko yari yamwibeshyeho. Gusa ntago yapfuye, amurashe mu kaguru. Okay. Ngo bamwikanzemo igisambo. Uko bimeze. Ariko harimo utuntu twinshi wakwibaza mu kuntu nyine sedo niba yarahageze ngo atabaye, abantu bari kwibaza bati yarahageze atubundi. Hari abandi nabonye basobanura ngo yaje kuri iyo moto, niwe yarayiriho, ahubwo bagiye kubambura ngo polisi yaje nyine n'igihunga cyinshi ahita arekura umuto utahari. So ngibyo rero ibyo tugiye kugarukaho, ubwo mu yandi magambo turaza no kubabwira andi makuru menshi atandukanye akomeje kugarukaho hirya no hino mu Rwanda ndetse no mu isi muri rusange. Mwebwe ntimujye kure. Hanyuma ubwo reka mpite mbitangira, wenda mbanze mbasomere ino nkuru kugira tubone uko tugira icyo tuyivugaho. Ubwo William Ruto yongeye kugaragaza ko u Rwanda rutarebwa n'ikibazo cy'umutwe wa M23,
bakaba bivuga bijyanye n'uko abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bemeza ko uriya mutwe ugizwe n'abanyekongo ariko kandi bakongera bakawitirira u Rwanda, ibintu bimeze nka controversial bagira. Perezida William Ruto akaba yabitangaje mu kiganiro cyihariye yagiranye n'ikinyamakuru cya Jeune Afrique. William Ruto ni perezida wa Kenya, ndibaza ko abadukurikiye bamuzi cyane. Hanyuma yabivuze nyuma y'uko kuva mu myaka nk'ibiri ishize Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakunze kugaragaza ko u Rwanda ari rwo ruri inyuma y'umutwe M23. Ibirego ariko byatumye umwuka ukomeza kuba mubi hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko rwo ruhakana ko nta bufasha ubwo ari bwo bwose ruha uriya mutwe. Leta y'u Rwanda ikaba yarakunze kugaragaza ko ibibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 ari ibibazo by'abanyekongo ubwabo, bityo ko aribo bakwiye kubyishakira igisubizo. William Ruto rero nawe aganira na Jeune Afrique ubwo ni nka gutyo yavuze, kuko yagize ati nk'abakuru b'ibihugu ubwo twari mu nama twabajije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tuti abari muri M23 baba ari abanyarwanda cyangwa ni abanyekongo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaradusubije iti ni abanyekongo. Impaka zari zirangiye. Aba bantu niba ari abanyekongo bahinduka bate ikibazo cy'u Rwanda? Reka Heads of state in a meeting we asked M23, the people in there, are they Rwandese or they are Congolese? And DRC said these are Congolese. End of question. So if these are Congolese, how does it become a Rwanda problem? Sibyo ngibyo. Ibibazo bikoreza u Rwanda hano muri kano karere, Mana Nyagasani, niba barabonye rwo rufite umugongo mugari uri ikindi gihugu nk'ibibazo u Rwanda warwikoreza ubyikoreje nk'u Burundi cyangwa ukabyikoreza Kongo ntabwo rwaba sport igihe kinini, ariko se ko byumvikana nanone nicyo kibazo, ko byumvikana nanone ntabwo njya menya ikintu gituma abakongomani babikomeza kandi ari ibintu byumvikana n'umwana w'uruhinja ahita yumva ko bidahuye ariko bagakomeza kukibafatiraho bagakomeza bakavuga u Rwanda. Bishingikiriza kuki bumva babisobanura bate? Ubundi abantu barimo n'abakomeye, ibihugu bikomeye ukabona biri kuvuga ngo u Rwanda kandi abantu baba bagira bati ni abanyekongo. Ibi bintu bihura gute Deni? Nyine ni urwitwazo no guhishira intege nke z'ubuyobozi, bakavuga bati nta yindi mpamvu dushobora gutanga uretse kwemeza ko hari abaturanyi batubangamiye rwose, batubuza gutera imbere, batubuza gukora imishinga yacu. Ugasanga rero barabijyana muri urwo rwego. Ariko hano hari umukobwa w'umukongomanikazi nahoze numva ari kubaza ati ariko igihe mwahereye ibibazo byanyu byose mubirunda ku Rwanda, ikintu mwungutse ni iki? Ati imihanda yarubatswe, ndimo ndagashaka, reka nze nako tukabumvishe. Umukobwa w'umukongomanikazi ari kuvuga icyongereza cyiza, ashobora kuba yego ubundi ibyo ntiwanabivuga uri hariya, ntabwo bishoboka byo mwakwibarangura mwaserera. Umukobwa rero akabaza ati rwose urwango mufitiye abanyarwanda nimushaka mu rugabanye, kuko nta kintu ruzabagezaho. Ariko hagati aho yandi makuru ukiri kumushaka utaza kumugarukaho, noneho bari kuvuga ko ngo M23 iri muri panike zikaze cyane, ngo kubera ko itinye kwa Rubaye. Ariko iri muri panike kandi nahoze mbona abayobozi bayo barimo baritemberera bajya gusura imishinga mu bice bambuwe, bagenda bareba aho imishinga irimo irakorwa ahantu igeze n'igihe izarangirira. Ibi bintu intambara irimo propaganda zikaze. Umugani nk'abaturage urumva abantu bose babaye aba citizen reporters, baba bari hano kuri INOX n'ahandi amakuru bayakurikirana, babonye bananga bari kuzenguruka bisurira imishinga ikaze ngo ni imishinga y'iterambere mu bice bafite bagenzura. Ariko uyu nawe akaza ati abateroriste bari muri panike zirenze ukwemera, bati kubera yuko batinye kwamburwa Rubaye. Bimpuriza ibyo bintu, ubu izi propaganda abaturage bafata iki bakareka? Abaturage nyine nubwo uruhande rwa leta rwo
birumvikana rega bafite na rezo none se uragira ngo bavuge bati turimo turakubitwa umunsi ku wundi bagomba no kujya bacishamo bakabeshya bagashyiramo morale abaturage kugira ngo bumve ko ibintu rwose ari sawa bigenda neza ariko mu by'ukuri nta kigenda kuri tere ntabwo umuntu avuze gutya yaba abeshye none se ubu niba ari uko bagiye kujya babikora intambara igiye kuzarwanirwa kuri social media bizarangira ariko n'ubundi bizarangira kuri gutsinze kuko ibyo baba bavuga baba bivugira nyine hano kuri social media ariko kuri tere havugirwa ibindi urugamba rwo ruba rugihari rugikomeje gusa ikindi kintu wenda twabivugaho ibi bya Rubaya amakuru ahari yo yizewe nuko ngo FARDC twabikoze ikiganiro mu gitondo muri sanzure batagikurikiye muze kugikurikira FARDC ngo bari gutegura operation simusiga yo kugaruza Rubaya ngo bidapfusha niko bayita yego nabonye bavuga ko ngo bari mu birometero 10 uvuye Rubaya nyuma yo gufata ari ahantu bavuga ngo ejo bafashe bitari bari Gisuma Gisuma ako se ubundi byo buriya n'ukuri barahafashe ndabizi se nari imari amafoto wabonye amafoto reka gusa wa mukobwa w'umukongomani kazireka nawe tubanze tumwumve. About Rwandans. I get this question very often because I am Congolese and there is serious conflict between Congo and Rwanda. I believe that a number of Congolese people are asking me this question because they want me to say what they want to hear, which would be something that is of hatred towards Rwandan people. My answer is, I do not have an issue with them. I do not dislike them, let alone hate them. I have no hate towards anybody. Hano rari kuvuga ati abakongomani benshi ati nanjye ubwanjye ndi confused y'ibintu baba biri kuba cyangwa se harimo urujijo. Ati gusa ngewe nta muntu mfite nago ntanga abanyarwanda na rwango mbafitiye atako abantu bakunze kumbaza kenshi. I do not have the heart for that. I've never had the heart to have hatred towards anyone. I have seen the Congolese insult Rwandans non-stop. There's a one nabonye abakongomani batuka abanyarwanda rwose ubudahagarara non-stop. Rwandan that is filming a video just minding their business, and then here comes an army of Congolese people just straight insulting them, calling them ugly, stupid, all the hanatanze urugero ngo rw'umuntu yari arimo arifatira video maze ngo abakongomani baramwataka batangira kumutuka ibitutsi byinshi. Names in the book. Congolese people that do that, the questions that I have for you are as follows. Did your life change? Did you become richer? Did the roads in Congo get fixed? Ati ese ibyo bintu byose mukora ati ni iki byabagejejeho? Ati ese mwarushijeho gukira? Ati ese imihanda yarakozwe? Ayowe. I cannot tell you how to feel. You are entitled to your own emotions. My point is that your actions are not taking you nor your fellow Congolese people anywhere. Ati rwose amarangamutima yanyu ndayumva atariko imyitwarire yanyu nta hantu izabajyana mwebwe n'abagenzi banyu b'abakongomani ntaho izabageza. Rwandans, you look crazy, you look jealous, and you look obsessive. Looking for opportunities to bash them. Ati rwose ati mwebwe mufitiye ishyari abanyarwanda agashyizemo nakagacetsemo. You are not gaining anything. You are not going to grow at all from doing that. Ati rwose ibintu mukora ntaho bizageza ntago muzakura ngo mutere imbere. Babwije ukuri cyane. So ibyo biba ari izindi factors ziba zigenda zigaragaza ko abantu bamwe na bamwe bari muri Kongo nko baravuga ati nta ruhande ndiho nta numwe nangara numwe nkunda ariko ibintu muba murimo rwose ntabwo bituvana ahantu hamwe ngo bitugeza ahandi. Ibi ni ishyari riri aho ngaho gusa. Rero biba bigenda bigaragaza ko bamwe mu baturage bo muri icyo gihugu n'ubundi nubwo manipulation ziba zarakozwe leta ikagerageza ariko hari bamwe biba bitari byafata. Hari bamwe baba bakivuga batukuri n'ukuri ni uko nguko. Rero bijyanye nuko ibintu byo kwitendeka ku Rwanda Kongo icyo bikomeje tuzakomeza kubyumva ukurikije ukuntu mwe basesenguzi mugenda muvuga ko mubona Kongo nere ku Rwanda ntago izabona ikivuga iruretse gavuga iti reka twe kubyitirira u Rwanda already zaiti isabwa gutanga igisubizo kirushijeho kuremera kurenza ko yakomeza ikitendeka ku Rwanda. Ikintu kiba kibabaje nko mu Rwanda imishinga
u Rwanda rufite irakomeje kandi mu mishinga ruba rufite haba harimo n'abaturanyi umva ikintu cyabaje nk'ubu kiriya cyambu cya Rubavu kirenda gutahwa mu kwezi gutaha ariko uyo wumvisha umuyobozi w'akarere ka Rubavu ibintu avuga biteze kuri kiriya cyambu uba wumva ko harimo n'imishinga yo gukorana n'abanyekongo ni ukuvuga ngo abanyarwanda bo bari tayari gukorana n'abaturanyi ariko abaturanyi babona aribo barimo abanyarwanda aribo barimo barunguka gusa bo batunguka umva ikibabaje abaturage baba babishaka ariko abategetsi bo hejuru bateboya nidukorana nabo turaba dusebye turaba tugaragaye turaba ducitse amazi bakajya mu bintu nk'ibyo ugasanga bafite rero ikintu cya complexe de superiorité bumva ko barusha u Rwanda ibintu byose haba ubunini ubukungu ubwenge ibiki bakumva ko nta kintu rwadufasha nta kintu rwadufasha ahubwo nitwe rukeneye ibintu nk'ibyo bikaba rero byarabahejeje ahantu hamwe ugasanga wa mugani w'uriya mugabo Maranga ejo bundi wagerageje guhiruka ubutegetsi avuga ati Kongo rwose heruka kuba igihugu ku bwa Mobutu kiri Zaire ati naho ubundi wowe Kisekedi ati nta kintu na kimwe mu mareye kino gihugu so nuko byifashe rero hanyuma ku bijyanye n'imirwano wenda mbere yuko twakira abasesenguzi bacu kugira ngo tugire ibyo tuganira nabo ku bijyanye n'imirwano twababwiye yuko uretse iyo operasiyo ngo bita karundura yo gukura M23 muri Rubaya nta bindi bintu nta mirwano uyu munsi yari gusa bo ku ruhande rwa FARDC bari kuvuga uduce twagiye dufatwa ariko ntitwumvishe imirwano yatumye dufatwa hano hari Micombero yavuze ngo depuis tôt ce matin des sources locales affirment que les combats sont en cours à Runigi à moins de 10 km de Rubaya dans le territoire de Masisi yani ubivuga byo bundi ngiye nakubwiye yuko nemera ko imirwano yabaye yo mbonye noza byanditse Lawrence Kanyuka buriya niwe nabonye byibuze iyo barwanye koko babakubita ushobora kubisoma muri message yiwe ntuwabisoma nyine ngo bakubiswe ariko hari ukuntu yibona ukabona irezime ku buryo uvuga uti hashobora kuba ari information nabonye atari ikintu cyabaye ukabumenya ko ari ikintu cyabaye ariko kuba yatanditse ntago napfa kwizera ibintu bya Micombero nabonye abona ibintu by'abawazarendo kwa kunde b'abawazarendo babifotoreje nyine mu gaca ahantu naha bakamwoherereza agahita agira ate aposting icyo kibazo bahura nacyo nk'ubwo utwo duce ari gufata ejo ushobora kuzajya kumva arongera yaranditse ngo twafashwe biminizi yuko nyine deja ababizi yuko ntabwo abona ko aba yibuka ibyo yahoze yanditse ubushize arongera akiyandikira ibindi we bijyanye n'uko baba bamubwiye abo wazarendo Kanyuka rero aheruka kwandika ejo ku wa mbere ku itariki 20 aho nyine agaruka kuri no rugendo avuga ko Colonel Nanga umuhuzabikorwa wa FC ku itariki 20 aho yasobanuraga ibya rwa ruzinduko twatangiye ikiganiro tuvuga avuga ko umuhuzabikorwa wa FC Colonel Nanga yasuye ibikorwa by'iterambere mu bice byabohowe na M23 yego ngo ni ibihe rero ngo ni igihe gikomeye kuri bino bice ngo birimo birongera kwiyubaka akavuga ko yaraherekejwe na General Major Sultan Makenga muri urwo ruzinduko ibintu nabyo ngo bikaba bigaragaza imbaraga ziri gushyirwa mu kongera kugarura ituze no kuzamura iterambere muri ibyo bice muhuzabikorwa rero Colonel Nanga na General Sultan Makenga ngo basuye cyangwa bagenzura imishinga itandukanye y'iterambere ishyizwe imbere y'izindi ngamba zikomeye zirimo nko kuzana amashanyarazi kongera kuvugurura imihanda kubaka amashuri bamaze bafite ingengo y'imari yo kuzana amashanyarazi yabo barakorera ku ya leta babigenza bate bazayishaka rero ngo ibyo bikorwa remezo ngo bifite ngo uruhare nyine rw'ibanze mu kongera kugarura ubukungu n'imibereho myiza mu bice byabohowe uti amafaranga bazayakura ni ukuvuga ngo nyine ikibazo njya mbona wenda nitubona babasesenguzi baramfasha no kubyumva cyangwa nawe urabanza utereho metero zawe hari ukuntu AFC ikora ibintu byakabaye bikorwa n'undi muntu utariyo y'uyu munsi sinzi uri bubyumvishe donc irakora ibikorwa nkaho ari igihugu bananga nkaho ari perezida n'abandi nkaho ifite igihugu ariko
biragoye kucyemeza gutyo ngiye mu mboni zanjye, kuko mba mbona se cyaba igihugu kitagira imipaka, cyaba igihugu kitagira ibirango, cyaba igihugu kitagira partnership n'ibindi, cyaba igihugu cy'akarwa se, cyaba igihugu mu buhe buryo? Urumva nk'iyo mishinga ubwo se baza bakagira, hari kampani yazikagira na contrat n'abantu bo muri AFC bari bubishyure se kubera iki batayigirana? iyo kampani se ubwo ngubwo ntabwo ku isi yazashinjwa gukorana n'imitwe yindi bahirindi zindi abashatse. Si iyo kompanyi ko yabije kubaka ibikorwa remezo bya gisivile, hari ubwo yabije kubaka ikigo cya gisirikare cya M23, hari ubwo yabije kubaka ikibuga cy'indege kizajya gikoreshwa na M23 mu kujya gutera ibindi bice. Bareba nyine ayo masezerano se Kongo ireze iyo kampani. Hasi ubwo wajya kurega kampani ngo uri biraza ukazana ibikorwa remezo mu gihugu cyanjye, ibyo bintu yabivuga? Ahubwo Kongo irasaba ati mubigire vuba, byuzuze tuze. Babyita kuvogererwa ubusugire bw'igihugu cyabo. Denis babyita ko babonye iyo kampani yaratuvogerera. Tuvuge wenda uje ari nayo ngiye kuvuga rege yo mu Rwanda, ariko bavuga bati byaba bindi. Reka turebe nk'indi kampani wenda ikora mu bintu abashinzwe bakunda kuba ibi bice byose bigenzurwa na M23 nta bubasha leta ibifitemo. None se nyine ariko ntago byanditse, ntabwo byari byandikwa ko leta idafite ububasha aho ngaho ngo habe hari agakashe kandi kavuga kati iyi kashe isobanuye neza ko leta utemerewe kujya. None se ikigaragara cyo ino mishinga, hano ndi kubona umushinga sinzi n'uwo ari wo rwose, mu mbabarire, ni ikintu kimeze nk'idamu y'amazi. Iyo link yinyerereze nze kukibereka bazatubwira icyari. Urabona ko hari ahantu harimo harakorwa, rero uburyo cyarimo harakorwa cyangwa societe irimo irahakora simbizi. Gusa ikigaragara cyo M23 cyangwa se AFC irasa nk'ishaka guhera muri bino bice nyine M23 yigaruriye ngo igende yerekana icyo ishoboye gukora, ihereye nyine muri ibyo bintu byo kurushaho gukorohereza abaturage kubaho neza, begereza ibikorwa remezo, kugira ngo izabone n'ibyo yitwaza nikomeza no gutera imbere, ivuga iti reba ibyo twagezeho aho twahereye. No ku rundi ruhande nanjye nshatse kuyigarukira, naka nakandi kanyafi bikubise leta, uvuga iti mwebwe muhamaranye imyaka n'imyaniko nta kintu mwahazanye, twebwe mu mezi dore icyo tuhagejeje. Ariko biragoye kuba yakonvenka abantu ko ibyo bintu ariyo yabikoze mu gihe bazayirukana. Ndibaza ko na leta ishobora kuzabyitira. Shadara ndagira ngo umenyeshe ko diru zose zikorwa muri ino si zidakorwa ziciye mu nzira za nyazo zemewe n'amategeko. Hari zimwe zikorwa ku rundi ruhande mu buryo butaziguye, harimo n'izi ngizi. N'ubu ngubu abantu barimo barubaka hariya siwamenya n'indi ubahemba, barahembwa na leta, barahembwa na M23. Gusa icyo nzi cyo mu bice M23 ifite, harimo ahantu hari baraje y'umuriro, urugomero rw'amashanyarazi, kandi urwo rugomero rukorwaho n'abakozi bahembwa na leta, na n'ubu baracyahari kandi bari muri NO za M23. Kandi M23 ayo mashanyarazi ni nayo yohereza i Goma, na n'ubu amashanyarazi aracyamanuka akagera i Goma. Nese ubwo leta yapfa kuvuga iki? Biragoye. Hamagara babagabo, ngiye ndabona umuriro wanjye hano utabavugisha, bahamagare baze twumva ibyo cyo batubwira kuri izi ngingo. Ariko ngewe numva nifitiye ubwoba ko izasanga yararuhiye ubusa. Numva nifitiye ubwo bwoba. So ibya William Ruto twabibabwiye, ibindi turaza kwifatanya na bariya basesenguzi. Gusa mu bindi bikomeje kuvugwa kuri DRC muri rusange, harimo n'inkuru ivuga ko abantu bo muri za Rubaya bobo ibyo leta ivuga ngo ishaka ko hagera ko harekipera, bobo ntago ariko babishaka. Harimo abo ndi kubona bavuga bati twibereye mu bice byiza muradushaka iki? Mashaka kuza kutwicisha. Okay. Ephraim. Wiriwe neza Ephraim? Ni meza. Umeze ute, mumeze mute? Turakomeye. Hari haciye iminsi myinshi pe. Mwaracecetse. Oya, ntabwo twe twacecetse, ahubwo twagiye muri byinshi. Ariko nawe umunsi wawe tuba tuwibuka nta kibazo. Hanyuma tuguhaye ikaze mu ruvugiro, ngo twabanza kugusuhuza, ariko burya ntitwaye twanaguteguje ko turi mu ruvugiro. Murakoze. Aha.
ndi kumwe na Denis nawe sinzi niba muherukana kugira ngo nawe umusuhuze. Urakomeye ntabwo duherukana kabisa iminsi myinshi fure. Okay. Aha. Hanyuma turi gusoma inkuru hano yo twahereyeho. Ariko reka aho kugira ngo nkubwire yo twahereyeho reka nkubwire indi. Reka nkubwire kuri no nkuru yindi yo twari turiho ahubwo none ahangaha ngo AFC iri kuzenguruka mu bice ya Libeye iri kugenda isura imishinga y'iterambere imaze kuhagera nyine bahagejeje. Nari kubwira Denis nti AFC bigenze ite kugira ngo ikore ino mishinga bigo bikorana nayo biba byagize yihe confidence yo gusinyana n'abantu batazwi buriya AFC ntihera ku bidakenewe. Baje ikibazo gikomeye byaterwa na angle umuntu abibonamo. Ariko nkurikije ko yaba leta yaba ari AFC bose bavuga ko bavugira abaturage. Yego, bose bavuga ko ibyo barimo gukora ari inyungu z'abaturage. Rero mu kiba gisigaye ni ukureba uko kurushanwa gukorera neza abaturage buri ruhande rurimo gukora. Imitima y'abaturage ruyoboye cyangwa ruri kumwe nabo. Ibyo rero umuntu akaba yabibona wenda mu mirongo migari ya politiki ya AFC. Ntabwo nayigiyemo ubwo ndimo ndatekereza muri rusange organization iyo ari yo yose, political organization iyo ari yo yose buri bigomba kuba ifite umurongo runaka wihaye uzagenderaho, icyerekezo cyawo, inyungu abaturage bazakuramo n'ibindi ko bose n'ubundi baza bavuga ko bakorera abaturage. Yego. Hanyuma rero niba AFC aho yabashije kuribera nk'uko ivuga ko ari umutwe ugamije gukora revolution, impinduramatwara no kubohora abaturage n'ibyabo, hanyuma ukabasha kugira iyo confidence, ukabasha kugira icyo cyizere wibonamo, ukagerageza no kucyubaka mu baturage naho iyoboye, igafata risike yo gushora amafaranga, imari, imitungo, ikora ibikorwa remezo bigirira inyungu abaturage, ibikorwa rusange, byaba ibijyanye n'umutekano wabo kuko burya nabyo ni amafaranga, byaba ibijyanye na infrastructure, ubwo ni imihanda, ni ibitaro, ni za centre de santé, ni ibikorwa remezo bitandukanye. Ibyo byose biba bisaba amafaranga, biba bisaba ingengo y'imari. Uyu munsi kumva ko barimo gukora ibyo bikorwa, icya mbere cyo gushimirwa kuko waba baye umutwe wa mbere unabikoze mu mitwe yose yagiye ikora revolution. Twabashije kubona kuva muri za 60 kugeza uyu munsi waba baye umutwe wa mbere ugiye uko urimo kurwana intambara at the same time urimo gukora n'ibikorwa remezo. Cyaba ari ikintu cyiza cyane bakoze. Ubwo ikiba gisigaye ahubwo ni ukwibaza ngo abafatanyabikorwa icyizere babona muri AFC nicyo nanjye narindi kumubaza, nicyo nanjye narindi kubaza Denis, bafata risike yo gukorana na izo nyeshyamba yo gufatanya nabo. Rega kuko kuri ubu baracyitwa inyeshyamba. Yego, wakomeza. Ni kuvuga inti nicyo ngicyo nanjye namubazaga. Yego, ubwo rero n'ubundi nanjye ndabivuga nk'umuntu w'inyuma, ntabwo ndabivuga nk'umuntu w'imbere ko ntabwo narebye ku nyandiko y'amasezerano ko buri ibintu bikorwa muri isi ya none, muri isi y'iterambere. Ibintu byose buriya ni inyandiko, ibintu byose ni amasezerano, ibintu byose ni ubwumvikane. Ntabwo nabashije kureba mu nyandiko ngo ndebe ibyo bumvikanye n'abafatanyabikorwa. Niba babikora a titre bénévole, ngo niba babikora mu rwego rwo kwifasha, rwo kwitanga, cyangwa se niba babikora a titre ya contrepartie, ni ukuvuga ngo niba babikora hari ikintu bazabona. Ubwo contrepartie ishobora kuba umutungo kamere, ishobora kuba amabuye, ishobora kuba amashyamba, ishobora kuba n'ibindi. Ibyo rero umuntu yabigira icyo abivugaho abashije kugira andi makuru. Aho niho rero umunyamakuru wenda twazagutuma mukaba mwahamagara AFC nk'abayobozi mukababaza ngo mbese ibikorwa remezo
murimo gukora ko bisaba amafaranga Yep. ko bisaba uburyo ari bije, iyo bije yabituruka hehe? Icyo gihe bazagusubiza ko ituruka muri bo cyangwa abafatanyabikorwa. Nibyo. Bazagusubiza kimwe muri ibyo. Niba ituruka muri bo, amafaranga bayavana hehe? Ese bayakura mu mitungo kamere y'aho bafashe? Icyo niyo batabikigusubiza baguhakana nawe wabona ko badacukura ibitaka. Nibyo. Iyo byose bagomba kuba bivana mu mitungo kamere, sibyo? Nibyo. Bakubwiye yego byaba ari amahera bakubana na source of income naho bavana iyo mitungo yo kuri ibikorwa remezo by'abaturage. Bavuga ko ari abafatanyabikorwa, icyo gihe wababaza se amasezerano mufitanye n'abafatanyabikorwa ari mu buhe bwoko? Yego. Ese ni amasezerano yo kwitanga à titre bénévole cyangwa ni amasezerano yo guhererekanya? Yampanguye. Hari ibyo bazakora namwe mukazabibakorera. Muri make uwatunga itoroshi yatunga aho ngaho. Ariko ikigaragara tutashatse kujya mu madetaye kuko ntabwo twabishobora, nta gisubizo twabona, bigarukira mu kwibaza twese. Ariko icyo nashima n'icyo gikorwa. Yaba no ku ruhande rwa FRDC nabo bakoraga gutyo nka leta, aho bari nabo bakaba bakora ibyo bikorwa remezo, bagaha umutekano abaturage, bakabakorera ibikorwa remezo, bakabagezaho serivisi zose nkenerwa. Noneho ahubwo bagasigara bumvikana uburyo baha abaturage umutekano ko batabajugunyaho amabombe no kudasenya bya bindi barimo kubaka. Nibyo. Bakamera nka za hene z'inkunguzi zisenyeraho ikiraro. Ariko ku ruhande rw'abaturage umugani nk'uko wari uri kubivuga byo ni ibintu byo kwishimira, kuko abaturage nizera ko ari na kimwe mu bintu byatuma barushaho kugarurira icyizere AFC, bakavuga bati niba mu mezi angahe bamaze kutugezaho ibi ngibi, aba nibo bantu twari twarabuze bashobora kuzatugeza ku bintu byinshi, right? Effectivement, kuko imwe muri revendication AFC M23 bagiye bagaragaza ko hari ikibazo cy'imiyoborere mibi, mauvaise gouvernance muri Congo, ko hari ikibazo cyo kutita ku mutekano w'abaturage, nta security ihari, baribwa, barakubitwa, bakaka imisoro y'agahato. Ofete abaturage ba Congo barakoronijwe mu gihande kiyoborwa na leta, bari mu bukoroni bwa bene wabo, bw'abagenzi babo. Kuko niba umuntu arenda bafiteho ubushobozi bwo kubaka amafaranga adafite ahantu ajya, uyu munsi Ephraim nkifata nkagenda ngafata insoresore 100 nkaziha imbunda, ngafunga barere nkasoresha, leta idafite ubushobozi bwo kuza kunyirukana aho hantu ndi ahubwo ikaza kunshakaho amaboko, ikaza kunshakaho ubufatanyabikorwa ntinambuze ngo impagarike. Ni ukuvuga ngo abaturage ba Congo bari mu gice kiyoborwa na leta bari mu bukoroni buteye agahinda, aho bakubitwa, aho bamburwa utwabo, aho bicwa, aho bakwa imisoro kugeza no ku musoro w'umubiri. Nyakunda kuvuga umusoro ko igihe cyose nzaba gifite ijambo ku ruvugiro, ntabwo nzabura kuvuga umusoro w'ikibuno. Uriya musoro ni ikibazo ariko byo cya 21 kuba hari abantu bagikubitirwa bashaka umusoro w'ikibuno. Uvuze imisoro ndibuka twahoze tubona amashusho ngo bari gusenya indake, wayabonye Deni? Ngo ni indake abawazarendo bafungiragamo abantu. Amakuru namerashe kumenya ngo bamwe mu bafungirwagamo no kuba wenda uri umututsi, kuba utari gutanga umusoro neza, ibintu nk'ibyo bakujyanaga munsi y'ubutaka. Ariko mu gusenya izo ndake bavuze ngo nuko bamaze guhugurwa ku bijyanye na human rights, sibyo, uburenganzira bwa muntu, ngo basanga bagomba kuzisenya. Twavuga ko hari intambwe nziza iri guterwa cyangwa byari ukwifotoza, cyangwa urabivugaho iki kuba izirandake zasenywe Ephraim? Ibyo birimo birakorwa ku ruhande rwa Congo, n'abawazarendo bazisenyaga ku ruhande rwa leta ya Congo. Abawazarendo se saba leta. Iyo ni pressure barimo gushyirwaho n'ibikorwa byiza bya AFC irimo gukora na M23, kuko barimo barashaka kongera kugarurira icyizere abaturage bari barabatakarije. Ariko ntabwo mpamya neza ko barimo kubikora ku neza y'abaturage, ahubwo barimo barabikora nka manipulation ya communauté internationale, kuko ubona ubungubu imiyoborere n'imikorere y'abayobozi ba Congo ni abayobozi bakora ibikorwa byo kwifotoza gusa, byo kwifotoza ngo bereke opinion internationale, kuko bamaze kubatakariza icyizere. Umunsi biyemeza gufatanya n'abazarendo bafatwa nk'abantu b'amabandi, bafatwa nk'abantu b'abajura bahungabanya umutekano w'abaturage. Uyu munsi rero Congo nta kintu itakora cyatuma bakora propagande ihindura opinion internationale. Ntekereza yuko abaturage ubwabo ntacyo bazabamara, ko ntabwo umuzarendo udahemba
uyu munsi utari bumubwire ngo nareka gusoresha kandi leta itamuha amafaranga cyane niba leta igiye kubaha mu kubigisha uburenganzira bw'ikiremwamuntu iri bubagendera n'umushahara. Sure. Biragoye ariko ibyo ngibyo biragoye so wabamenye. Atari ibyo ngibyo atari kuvuga ngo bahogoye ku burenganzira bwa kiremwamuntu kandi ntibazakubeshye. Uburenganzira bwa kiremwamuntu Imana yabuduteye mu mitima yacu. Wa mutima namutubwira ngo iki ni kibi ubukweri ntabwo uzi neza ko umutima wawe iyo banguye urushye ugiye kurukubita umuntu umutima ukubwira ngo wimukubita. Ntabwo bishoboka. Ibyo ni ibintu wowe ubwawe ubizi. Bisaba amahugurwa. Ntabwo ibyo bisaba amahugurwa. Iyo ugiye kwiba. Iyo ugiye kwiba ikintu cya mugenzi wawe kitari cyawe n'umutima nawe wawe ntukubwira ngo ibyo bintu ugiye gukora ntabwo ari byo. Ako kanya. N'aba biba amafaranga ya leta bakora deturnema. Ahubwo icyo bita rule of law uvuga ngo igihugu kigendera ku mategeko niyo ashobora gutuma wa mutima nama wanjye nawo mwemerera nkawumvira kubera ko nzi ko hari itegeko ndi bugonge nkagonga urukuta nkajya mu gihome nafata umwana ku ngufu bakamfunga na deturuna umutungo wa leta amategeko akamfunga suko narenyeweye ko ari bibi ariko hariho amabwiriza n'amategeko amana aza kunganira mu mutima nama naho uburenganzira bwa kiremwamuntu umuntu aramuvukana arababizi neza ko ibyo agiye gukora mugenzi we bimubangamiye nawe kuko atifuza ko babimukorera. Ubwo rero uyu munsi nakwibaza ese Kongo uyu munsi yabaye igihugu kigendera ku mategeko byaba ari byiza nayo yaba ari imbuto ya revolution ya FC yamaze gushyira pressure kuri guverinoma expose iyambika ubusa yerekana nk'igihugu kitagira amategeko kigendera ku mategeko nabo batangira kugendera ku mategeko nk'uko abarimo nk'uko AFC ibikora ikabikorera abaturage iyobora nazo zaba ari inyungu rero zirimo kuva muri intambara turimo kubona byaba ari byiza bikomeje gutyo ahubwo cyaba gisigaye twasaba impande zombi zirimo kurwana zateye intambwe zikicara hamwe zigashyikirana noneho amabombe zirimo gusuka kuri buri ruhande abaturage bari kumwe nabo bakabihagarika nabyo bakumvikana mugani ko iyo yaba ariyo droit de l'homme ya nyayo igezweho. Exactement. Ariko ibyo biracyagoye ari fantasy ibindi byose ni ukubeshya opinion international. Ndashaka kugira ngo tugende twerekeza ku musozo nsigaje kukubaza ku ngingo nk'ebyiri eshatu ariko iya mbere nshaka kugira ngo wenda umpeho komanteri nibiri kuvugwa ngo bari gutegura operation ngo idasanzwe yo kwisubiza karaga système nieri ka Rubaye. Mu gitondo turi kuganira na Mekiwe yatubwiye ati operation generalize ntago nzi uko bongo bari mu kinyarwanda bari kuyireba bakavuga ngo ni karundura. Amakuru kanavuga ko ngo batewe morale n'iriya ndege yabo ya Sukhoi yagarutse mu rugamba. So icyo nashakaga kugira ngo noneho wenda udufashe wowe kumva bijyanye n'uko nyine iyo morale hari bijyanye n'uko bafite n'indi morale ya kudeta yarase ni kudeta eshuwe nyine ubwo bivuze ngo nayo ntiyageze ku ntego hari morale muri FARDC mw'iyi minsi bari mu nsinzi niko twabivuga. Urabona bitariza gutuma iyi Rubaya bayibona koko nkuko babivuga. Urakoze ariko buriya uko birababaye ariko rero buriya ngiye buriya Kongo simbizi kabisa buri munsi bafite agashya bari buzane mu isi ariko n'ubundi icyo gihugu nacyo cyari gikene kuva mbayeho ariko mugani kudeta aho abantu bicara agakundi k'abasiviliyani barimo n'umuntu wigeze kuba mu gisirikare nawe warizatinze atakiri umusirikare kuko nta rwego na rumwe arimo sibyo bakiyongoza bakaza bakajya kuri pare nasiyonari bakayikorera kudeta perezida babanje kujya gukorera kudeta minisitiri we uwo minisitiri yashyizeho minisitiri na perezida w'inteko ahubwo bava ku minisitiri akaba na premier ministre akaba na perezida n'umuntu ushaka kwemeza ko asambure nationale
aribo babanje kujya kumukura kudeta bakamubura bakajya kuri pare nationale bakajya kwifotoza bakifata amaselfie n'amavideo ni ubwa mbere mbonye kudeta imeze gutyo kuva mbayeho dore n'imyaka 50 efure ntacyo abanyekongo batazakwereka ubanza ari nabo bantu bakoretse amatora adasanzwe ubushize burya se n'abasabiye Guinness de record bose n'ubu Guinness de record nagira ngo nabo izabasabira cya gikorwa cya kudeta bazagishyiremo ko niyo kudeta ya mbere bayo ku isi iteguwe n'abasivili bayobowe n'umusirikare waturutse igisirikare turumvikana nawe ufite ipeti ryo hasi rya kapiteni hanyuma akaza akinjira mu gihugu akagera imbere kudeta akayitangiririza kwa premier ministre ariko yagezeyo nabwo ni ubutwara ahantu yari yageze ntago horoshye reka ntago ndarangiza nshuti yanjye komeza ubanza unyumve iyo story ahantu ihagarariye arabanje agiye kwa ministre wa economy akaba na vice premier ministre akaba n'umukandida kuri perezida wa Assemblée nationale uri muri conflit n'uwari uri perezida wa Assemblée nationale hanyuma bakagiye bagatera hejuru ibintu bakavuza induru bagasakuza bakica abapolisi be hanyuma bakajya kuri pare nationale yego irinzwe n'abajepe ariko babanje kwifata amavideo kandi ibyo bintu biri live kuri Facebook nabyo mu by'ukuri byari live turabizi kuri Facebook ni kudeta ari live sure hanyuma bakagenda bakajya kuri pare nationale ese iki gihugu cya Kongo nta intelligence kigira ntabwo mbizi ubwo nta ko abantu ko bari bateguye nta intelligence kigira yaba internal na external icyo ni kimwe niba ntawe kigira nta n'umurinzi gifite pe kuri buryo abantu bagira kuri pare nationale nta muntu umwe barashe nta musirikare n'umwe barashe bose bagahunga bakirukanka bakihisha hanyuma bakabanza bagakora barangiza bakanakora na foreign yewe bagakora foreign bakanza kuri pare nationale kumwirukana perezida mu magambo bakirukana perezida mu magambo muri discours nta kibuga cy'indege bafashe nta kigo cya gisirikare kimwe bafashe nta radiyo na televiziyo y'igihugu bafashe nta na perezidanse bafashe ako se bari abantu bateye gute burefure aho kwanariza igikorwa anariza bariya abantu umva igikorwa twagitinzeho cyane manzu ikiriya gikorwa twakomeje kugitindaho noneho wowe twanaririze bariya bantu muri Kongo bateye bategura bate ibintu byabo ni ubudasa bwo muri Kongo ariko ubudasa buvugaho iki ni ubudasa bwuzuyemo igihugu igihugu cya Kongo perezida wabo yagituye shitani yagituye abakurambere b'abazimu b'abasazi ubonye ko abapfumu bagiye muri perezidanse se ni bibanezeza leta y'ibisazi swat ni umuntu wanyweye urumogi wanyweye drogue wasinze utagira ubwenge kuko nta muntu muzima ufite ubwenge uri muzima wakora ibintu nka biriya yarangiza akanifotoza so icyo nashaka kuvuga rero ni iki ubu harimo ibintu bibiri swat ni abasazi niyo mpamvu babarasha bagapfa kuko ni ukwiyahura ntabwo byari gushoboka nta n'undi wanabikora sibyo nta n'ikindi gihugu wabikora muretse Kongo ni nayo mpamvu nta leta byatanze bitamaze no 30 bidapfuye ubye ni manipulation yakozwe na Kisekedi nk'iriya manipulation mugenzi warimo gukora i Burundi ndimo ndabivuga nka Ephraim yo kuorganiza insurgency kugira ngo arangaza abaturage ateza akavuyo akabeshya abantu ko bari kumwe akababeshya ati mwego nimuteza akajagari ntimugire ikibazo ndabaha kashi kandi umukongomane kumukubita miliyoni imwe y'amadolari abari pure yo gukora buri kimwe cyose buriya abakongomani ni abambere batajya bagira umusimamo uyu munsi ruhande baba bari y'amadolari ibyo yavugaga agahindukira akabisenya ariwe wabyivugiraga nuko bimereye kuba uriya muntu ratavugaga rumwe kuba atavuga rumwe na Kisekedi ntabwo byantangaza kumukubita miliyoni 5 z'amadolari bakamukubita avance ya miliyoni 3 agategura isoresoreze bakabwira izindi nzego bati mumureke akore ibyo akora barangiza bagasubira inyuma bagashyiraho n'indi kipe iri bumwerimine kugira ngo amakuru arangire ntazagere kibara ibyo ni ibintu bikorwa kenshi cyane muri za mission impossible za KGB n'ahandi mwajyaga muzumva aho mu butasi bagutuma muri operation ukajya kuyikora bagakurikiza ukurangiza nawe dosiye ikarangira aho ngaho ngewe n'ubwo mu buryo mbibonamo ntabwo rero mbite no ko mwarabisesenguye ariko
nuko warumbwiye ngo ningire icyo mbivugaho naho iriya ni drama. Ni drama yateguwe na Kisekedi. Ariko byazamuriye morale FARDC nyine. Hari abantu bavuga ngo igihe yari yarabuze ngo nibyo yari arimo arategura. Ni justement byagomba kuzamura morale kuko abakongomani n'abantu babeshyeka cyane. None se yubona umuntu agira gutya akafata ka selfie ati tuko somi Kivu, tuko Rwindi, tuko fasi iyi. Wagira ngo wari uri kureba ibyo ndi gusoma hano. Ushinzwe umutekano ndetse na ministre umuvugizi akabwira inama ya ministre yuko babohoje hano batahabohoje. Urumva se bitazamura morale. Ariko ni morale ephémère, ni morale y'igihe gitoya. Ibyo uri kuvuga ngira ngo nicyo kibazo wambazaga. Ibyo uri kuvuga bya tuko wapi ni nabyo ndi gusoma hano. Ubu abitwa ngo ni CMC bari kuvuga ngo bamaze gufata agace bita Kaniro, Kinigi, Rukopfu, Katare, Kisumu, Mema, ngo byose byafashwe kuri uyu wa kabiri, ngo ubu bari kwerekeza kuri Bihambwe, ngo mu birometero nka 4 gusa ugahita ugera Rubaya. Ubwo rero ikintu kigiye kurikiraho Kisekedi arahita yohereza amamiliyoni amadolari yoherereza uriya mukuru wa CMC. Yikubitira umufuka reka kiriya gihugu ntawe utakirya. Umuntu wese ushoboye ahubwo uzaze nawe tugere dufominga agatima hariya natwe turya amafaranga. Reka zingiye kujya kuraswa. ariko dufite indangagaciro. Icyo nakoreraga njye navugaga ntabwo iyo morale nyibonamo nka morale igihe gitoya nka umuriro w'ibishara. Ugurumana ukagira ngo ni umuriro mwise mbona ukaba urarangiye. Kubera iki mbivuga gutyo? Kuko si ubwa mbere ndabishingira kuri operasiyo zitari munsi y'icumi. Bagiye batangaza bakazikabiriza bakahazurura bagahamagara itangazamakuru. Ndanahera no kuri operasiyo Springbok uyu munsi M23 yakabaye iri Bunagana. Cyangwa se yarageze mu ishyamba barayirukankanye. Ubwo rero ntabwo uyu munsi nakumva yuko iriya operasiyo ihenare cyangwa operasiyo ku Karundura nta gihe batayitangaje. Ahubwo twakabaye tureba ese bafite impamvu ituma bayikora kubera iki. Kuko buri impamvu Kongo irimo gutsindwa, impamvu ya mbere nuko abaturage bari mu ruhande rwayo ntabwo bishimye rega, ntabwo banezere kuko nubwo barimo kurwanya abo bitwa ngo n'abatutsi cyangwa se abanyarwanda barodiye kwabo ba M23 nabo bita ko ari abakongomani babo ntabwo babaha amahoro, nta gahenge babaha. Barabica umunsi ku wundi. Reba impfu zihora muri Goma, reba impfu ziri Beni, reba impfu ziri ahantu hatandukanye mu gihugu hose. Reba imibereho mibi mu gihugu hose. Ni ukuvuga ngo naho FARDC kontrola ntacyo bamariye abaturage baranungunitse barababaye. Ni nayo mpamvu operasiyo y'ubarwanyije uwo wese byoroha kuhinjira bakagera aho bashaka. Nk'igisirikare nka mbere rero kiri professionnel kuba cyakomeza kubatsinda amanywa nijoro, icyambere kibatsindisha ko gifite icyo kirwanira, gifite impamvu isobanutse yumvikana. Icya kabiri kikabatsindisha ko n'abaturage bari muri FARDC ikontrola n'abazarendo barushye bahangayitse buri gihe baba bategereje ko baza gutabarwa na M23. Nayo mpamvu na operasiyo cyangwa operation zorohera M23 kuruta yuko operation zakorera FARDC kujya kuderoja cyangwa kujya gukura M23 ahantu irimo gukontrola, kubera ko ahantu irimo gukontrola iri kumwe n'abaturage. So ntabwo rero mbona ko iriya operasiyo generalize barimo kuvuga cyangwa se iriya operasiyo Karundura iri bugire ikintu bagezaho na kimwe, kubera ko ubwabo bamaze kwisenya, babaye nka za hene ziri mu kiraro zisenyeyeho. Hanyuma icyanyuma abaturage bafite icyanyuma nashakaga kujya uze kudufasha nanone kugira icyo kivugaho. Perezida William Ruto noneho adaciye ku ruhande, reka bari ko mbivuga, ubwo yagaragaje uruhande ariho, yongeye kugaruka ku bintu Perezida Paul Kagame yigize kuvuga, agaruka ku nama bari barimo bakabaza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niba abagize M23 ari abakongomani cyangwa ari abanyarwanda, nayo ubwayo igasubiza ko ari abakongomani. Hanyuma ahita avuga ati ubwo icyo gihe ibibazo byari birangiye, noneho uyu munsi akaba ari kubaza ati ni gute bagaruka bakabita abanyarwanda. Tuvuge ko bifite indi sura byaha kano karere ku bijyanye n'uburyo ibihugu bimwe na bimwe by'iprokarama ku bagize M23 cyangwa se kubivugwa n'impande zombi, ndavuga u Rwanda na DRC. Efure, ariko buriya muri geopolitike nk'uko isi ya none igiye igabanyamo ibice cyangwa amatsinda, uyu munsi u Rwanda na Kongo rurabarizwa muri EAC.
yego n'ubundi iyo niyo position ya EAC, position ya His Excellency Paul Kagame buriya ni nayo position EAC ifite koko se yego ibihugu nka Tanzania ifite icyo shingiraho, ibihugu nka Tanzania, ibihugu nk'u Burundi bifite iyo position. Ntabwo uranyumva, njye navuze EAC. Ubwo ni ubunyamabanga. Ntabwo navuze Kenya, ntabwo navuze Uburundi, ntabwo navuze. Impamvu uvuga ngo nka EAC yego ko ariyo position nuko no muri misiyo yayizanye muri Congo kwaro kuba netre kujya hagati kugira ngo babashe kujya mu biganiro. Nimukurikira inama na declaration z'abaperezida uhereye no kuri Suluhu Samia Tanzania uyu munsi uri muri SADC, muzi ko nawe iyo declaration yavuze yuko ikibazo cya Congo cyagombaga gukemurwa n'imishyikirano. Komisiyo yo ya EAC kwaro kujya hagati kugira ngo impande zombi zibanze zumvikane. Murabyibuka ko iyo declaration yikoze nka president yego wa Tanzania wari muri EAC icyo gihe. Aho turi kumwe yego. Noneho kubera ko Kisekedi atemeranyaga na position ya EAC yarayirukanye, ahubwo akora manipulation cyangwa se corruption morale to individuals cyangwa kuri les individus. Yego. Aribwo akoraga deal bilateral hagati ya Kisekedi na His Excellency Ndayishimiye. Yego. Akora deal individuel urumva yo gukonvenka SADC kugira ngo ize, noneho Tanzania iza mu mutaka wa SADC. Hari ntabwo Tanzania yaje nka Tanzania, yaje nka SADC nubwo iri muri EAC. Noneho bo kugira ngo baze bamufashe muri wa murongo wo kurwanya, kuko yabasha kumanipira SADC akayibeshya cyangwa se akayemerera akantu wari ibintu bibiri swat yari manipira yibeshya nkuko His Excellency Paul Kagame yabivuga ko yabashije kubeshya community international bakabyemera, ubye akabane manipira nkuko bivugwa muri koridoro ko abaha offer za diamant n'amazahabu akababeshya. Niba aribyo koko simbizi, ntabwo wabishingaga. baza noneho baje kurwanya M23 nk'abantu bitwa ko bahungabanya umutekano, nk'umutwe uhungabanya umutekano. Uzumve declaration ya SADC ntabwo ivuga ko M23 ari abanyamahanga atari abanyekongo, ivuga ko ari umutwe witwara gisirikare. Right? Sure. Nusoma neza inyandiko za SADC bo ntabwo bahakanya yuko M23 atari abakongomani, ahubwo abanyapolitike ba Kongo mugabo mu ngengabitekerezo yabo nibo bavuga ngo abanyarwanda, propaganda yabo mu gihugu hagati bamanipira abaturage yuko batewe n'u Rwanda. Ariko hariya SADC iri muri misiyo yo kurwanya umutwe witwara gisirikare uhungabanya umutekano wa Kongo w'abakongomani. Ntabwo irimo kurwana n'u Rwanda, nta nubwo irimo kurwana n'abanyarwanda. Ngira ngo birumvikana neza. Jensi birumvikana. Yego. None niyo mpamvu rero ndakumva. Niyo mpamvu rero uyu munsi nakubwiraga yuko position cyangwa declaration ya Kenya ya His Excellency Perezida wa Kenya we arimo aravuga umusimamo wa EAC, aho EAC ihagaze sofa kugeza uyu munsi. None se Efre ubona biterwa n'iki kuba aba bantu twegereye ikibazo? Reka nanjye nishyiremo di aba bantu bo muri EAC, aba bakuru b'ibihugu byo muri EAC, ibihugu byo muri EAC byegereye ikibazo kuba bifite umusimamo umeze gutya, ariko twakwambuka inyanja abantu bo hirya bakagira indi musimamo itandukanye niyo abaturanye n'ikibazo babona, ni ukubera iki? harimo impamvu ebyiri. Impamvu ebyiri zikomeye. Impamvu ya mbere ngiye nk'uko mbibona ishingiye kuri propagande y'amacakubiri y'ingengabitekerezo yatangiye kuvumbuka muri za 90 ndetse yamamazwa cyane na FDLR igeze muri Kongo. Ikintu cyitwa Bantu, ababantu ngo barwana ngo n'abanirotike, ubwoko bw'ababantu bya bintu byahimbwe n'ababirigi, izo ntuzo
aya makuru ntazi ubona adafite n'ikintu amaze yuko barimo kurwana n'abanyepolitike bitwa abatutsi bashaka kudomina aka karere nka ko bayobora kano karere noneho bapropaja izo propagande muzazibona muri communauté internationale mu bazungu bamwe na bamwe abafaransa ababirigi mu bafaransa muzabona bitwa ba PRPA bamwe baranapfuye muzabonamo mu banyamakuru bazwi cyane bo muri Cameroon biyumvamo ko ari ababantu babitwa abashare onana yego muzabumva nujya mu Bubiligi muzabona n'abandi noneho wajya no muri akarere abantu bose bamaze kumva iyo propagande icyo gihuha cyitwa bantu na nirotike noneho bashaka kugihanganisha baragipolitiza ku buryo abantu bose bagendera mu kigali n'ibihugu byiyumvamo ababantu bihorura ngo bije gutabara igihugu cy'ibantu baje gutabara abantu ngo batishwa bagashira ibintu ubona bibiri no sense ibintu by'umwanda biri mu bujiji iyo ni aspect ya mbere aspect ishingiye ku bujiji bwacu bwa primitivite bwa kinyafurika tutaradushiramo bw'abayobozi bamwe n'abandi bakiri primitive nk'uko Zefaniya babivuze bakiri muri ubwo bujiji bushingiye ku mazuru n'amoko n'imiterere idafite ikimariye abenegihugu wajya no kureba n'uburyo bayoboye ibihugu byo ugasanga nabo bitwa ko ngo bahagarariye ko ari bene wabo ari ababantu nta kimariye ababantu bene wabo bitababuza kurwara ivunja no kuba muri nyakatsi no kuba batagira ibitaro n'imihanda ariko byagera ku ntambara bagahaguruka bati tugiye kurwanira ababantu nyamara barabicishije inzara barafungiranye mu bihugu byabo nta centre de santé bagira barara muri nyakatsi barwaye imvunja ubu ari ibintu biri no sense aspect ya kabiri rero ni aspect économique ishingiye ku bihugu tutatinya kuvuga byigize bajyamatse ibihugu biyobora bireberera isi ari no byagabanyije imipaka bikicara bikavuga ngo mwebwe igihugu cyanyu kiravanga kikagira ahangaha batitaye ku miterere yuko basanze ibyo bihugu baje bagahimba ibihugu mpimbano uko babyumva uko mwibuka ko basanze muri za 800 1910 n'ubundi Afrika yarigizwe n'impugu zari ziri mu byo bitaga za royaume cyangwa se kingdoms so ngo hariho impugu bo baraza rero badetermina ibihugu uko babyumva uko babishaka bateza akajagari uko babishaka abo rero bafite inyungu muri ako kajagari kubera ko ako kajagari kateje intambara na n'ubu intambara ziriho zose zishingiye ku mipaka amakonfuri yose mwumva ishingiye ku mipaka nimwumva intambara zabaye hagati ya Cameroon na Chad yakaza amase ngira ngo muri za 80 mwaje muzubiza ntambara wajya kumva ukumva intambara za Maroc na Algeria niba ntibeshya wajya kumva ukumva intambara za Egypte n'ahandi gutyo wajya kureza intambara za Somalia kugira n'ubu zitarangira ese kuki uyu munsi Somalia intambara zitarangira kuki uyu munsi South Sudan na North Sudan intambara zitarangira ese ko South Sudan na North bamaze gucikamo ibice kuki hagati yabo intambara zitarangiye no muri North uyu munsi akaba akiri intambara bakimuka kajagari kubera rero ko bizwi bitewe n'ubushakashatsi bari baramaze kugira avancement baragize an avance muri technology bazi ko resource minere cyangwa se imitungo kamere iri munsi y'ubutaka bw'abanyafurika bayifitemo inyungu barayikeneye kandi bashaka kuyibona iri breed idatunganyijwe hari n'amasezerano wabonaga His Excellency Paul Kagame yaragiranye na Congo abagira inama y'uko bashyira hamwe bagahuza imbaraga ko bafite amahirwe ko ibihugu byombi ari ibihugu bifite imitungo kamere ahubwo ko bashoboye ku buryo imitungo kamere bajya bayitransforma bakayohereza i Burayi bakayohereza hanze iri transforme ifite ikigiye kumarira abenegihugu itari breed hakuribaza abantu batunda bagatunda n'ubutaka bakabitwara uko byakabaye bagasiga ibisimu biri aho ngaho bitaratunganyije byuzemo isenga abantu birirwa bagwamo bapfa ubuze abantu bapfira muri bisenga bacukuramo ari amabuye y'agaciro ukuntu bingana muri Congo n'ahandi so rero igice cya kabiri cyemera yuko haba amahoro n'agahenge muri ibihugu byacu niyo mpamvu bafata uruhande rero bagafata uruhande ubona ruri mu mafuti ruri no mu manyanga bagaheza inguni bakora n'amadeklarasiyo atari verifiye so urabona nk'igihugu nka Amerika nkora kubivuga kenshi ukabona nk'igihugu nk'Ububiligi bakwiye guhagarara ku maguru abiri akavuga ngo Kongo ngo nirega u Rwanda ngo ko rwayiteye
FARDC yatera amabombe mu nkambi, Amerika igahita isakuza ngo u Rwanda no rwarashe mu nkambi. Nta n'iperereza rwakoze, hataraca kabiri, hatarasha amasaha 48 bakavuga ngo bya biri ngo twasaze twihuse, ariko n'ubundi turacyasaba u Rwanda gukora iperereza. Ese u Rwanda rujya gukora iperereza ry'iki muri Kongo n'urwateye iyo bombe? Si ikibazo. Ubwo rero ni kakajagari ko kugonganisha abantu, mu gihe rero abayobozi b'ibihugu byacu batarava muri primitivity, batarava mu buswa bwa kera n'ubujiji bwa kera bwo kumva ko bakwiye kuyobora ibihugu bashingiye ku cyerekezo bifuza cy'abaturage babo bayobora, ahubwo bakomeza bagashingira ku mazuru n'imiterere, bama no kujya ku buyobozi ntibagire icyo bamarira abo baturage bahuje ayo mazuru ngo bagire icyo babamarira byibura. Ingero nyinshi murazibona i Burundi ukuntu babayeho, ni murebe muri Central Africa ukuntu bari babayeho, murebe muri Cameroon ukuntu babayeho, murebe muri Niger igihugu cya mbere gicukura uranium. Mwari mubizi ko ari igihugu cya mbere gicukura uranium, ariko muri abaturage ukuntu babayeho bihita bigutera agahinda ukibaza abayobozi bacu bo muri iyi generation izaba izabanje za independence n'izabakurikiye bahamariye igihugu byabo koko. Ese independence yabamariye iki? Hariyo mpamvu ubona uyu muriro n'umuyaga wa panafricanisme ntabwo ufite imbaraga, kuko abayobozi bamara kugeraho bagahita bahinduka abametre cyangwa se abacakaza abaturage babo. Abaturage bakava mu bucakara bw'abazungu bw'abera bakajya mu bucakara bw'abirabura bagenzi babo, akarobo bacakaza bakabakenesha bakabatindihaza. Bavuze ibintu byinshi sinsobanure neza. Byasobanutse neza Efrem, byasobanutse, wowe urakoze cyane. Denis tumurekure. Yego. Okay. Turagushimiye cyane Efrem. Sawa, murakoze. Okay. Efrem ni umusesenguzi nemera cyane. Buriya tugira Efrem tukagira Rabini ku busesenguzi mba nashyizeho akadomo. Hanyuma tukagira Bosco kuri update nawe mba nashyizeho akadomo. N'ubusesenguzi bujyanye n'ibintu by'intambara. Ibintu byagiye biturikira naho byagiye biturikira. Bosco aba barimo neza cyane. Hanyuma ibintu Efrem rero abavuga bifite ishingiro nko muri Kongo na n'ubu ngubu. Hakomeje kwibazwa ukuntu umudepite agira gutya agahembwa miliyoni 60 z'amanyarwanda buri kwezi. 60 buri kwezi mu gihugu kitabamo umuhanda, ibihumbi 50 by'idolari, mu gihugu kitabamo amashanyarazi hose, mu gihugu amashuri ari nyaka, akiyongeraho izindi avantage zirimo karibira, izo za assurance zo kwivuza. 60 barayabara akajyaho kuri konti ibihumbi 50 by'idolari, urumva atari umudepite, kandi bajya abadepite benshi cyane ngo ku buryo ari wo mwanya urwanirwa buriya muri kiriya gihugu kurusha n'indi yose, ku buryo umuntu wageze muri iriya ntebe nta nubwo abashaka kuyivamo. Biga amafaranga menshi Denis, akayabo wawe. Ubwo rero umuntu ubayeho gutyo nimba zatekereza ku mihanda bari kuvuga u Rwanda barabura kwamagana ibintu nk'ibyo muri kwamagana u Rwanda rwagize gute rwo rwavuze ngo mutegeke umudepite ahembwa amafaranga angana gutyo. Ubwo se riba umudepite ahembwa ayo mafaranga, kandi ibintu abaturage bahagurutse bakabyamagana. Minisitiri ari mu ijana, perezida we ntabwo tuza yahembwa. Ubwo minisitiri ashobora kuba ari munsi, none se ko mbona reba nk'uriya uri gushaka kuva mu minisitiri akajya mu yigorata mu nteko niho harimo amafaranga ari munsi. Nicyo bisobanuye. Hanyuma reka tugere ku musozo, ndabona iminota yagiye n'imiriro biri kwanga. Yes, tugana ku musozo wenda twari twabwiye ko General Guillaume Bunyoni wahoze ari minisitiri w'u Burundi yenda gusubira mu rukiko. Reka nyicemo ni wenda ni inkuru ivuga ko General Guillaume Bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe w'u Burundi kuwa mbere w'icyumweru gitaha azongera kugezwa imbere y'ubutabera nyuma yo kujurira ibihano biremereye yari yarahawe mu kuboza mwaka ushize nibwo urukiko rw'ikirenga rw'u Burundi rwamukatiye igifungo cya burundu nyuma yo kumuhamya ibyaha birimo kugerageza guhirika ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Umugabo rero wigize ko minisitiri w'umutekano, akaba mu bindi aregwa harimo ibyaha donko byose byari 9 birimo gushaka guhirika ubutegetsi, gushaka kwica umukuru w'igihugu, kudasobanura inkomoko y'umutungo, gutuka umukuru w'igihugu na minisitiri w'intebe Gervais Ndirakobuca n'ibindi. Ubwo rero bamukatiye nyine igifungo cya burundu, ubwo azasubira imbere y'urukiko. Wabona ko urubanza se rwiswe rwa politike, reka tuvuge ko ashobora kugerayo bagahita bongeza se bashyira rwo gupfa se
ariko urwo gupfa i Burundi bararugira ntarwo bagira, ahubwo wabona bagiye bagahita bamubabarira bati kugira ngo n'ubutabera bugaragare ko bukora, bagahita bashyira nko kuri 15, ariko 15 ugira ngo ubundi bari mikeya ko n'ubundi neva batazayimara ku butegetsi, ubundi uramukatira burundu kugira ngo bigende gute. Hariya biba byagaragajemo gukondesha, kwicisha isazi inyundo, ariko n'ubundi niyo wamukatira dukeya. Mu yandi makuru ubwo uyisunyibutsa nyine ko hari n'indi nk'utwe twababwiye yuko mu kagari ngo umuyobozi w'akagari wungirije warushinzwe iterambere mu karere ka Rubavu ubwo ngeze mu Rwanda nyine yarashwe na polisi nyuma yo kumwibeshyaho igira ngo ni umugizi wa nabi. Byabaye mu ijoro ryakeye rero, ubwo nijoro nyine ryo kuwa 20/21 uyu munsi. Sedo w'akagari ka Murambi mu murenge wa Rubavu yari ari kumwe n'uhagarariye inkeragutabara mu murenge bari kuri moto batangirwa n'abagizi ba nabi. Hanyuma baratabaza, polisi rero ubwo yageraga aho ngaho itabaje yamwibeshyeho imurasa mu kaguru, ariko amakuru avuga ko nta kindi, ntabwo yapfuye, nyine ni mu kaguru bamurashe, yari ari kwitabwaho kwa muganga. Hanyuma ingabo za Bangladesh zari ziri muri MINUSCA zirashinjwa gukorana n'inyeshyamba. Mu myaka myinshi yarishize hoherejwe ingabo muri Central Africa, MINUSCA iravugwaho kuba itarigeze isohoza inshingano zayo z'ibanze zo kuzana ituze mu gihugu no kurengera abaturage, ahubwo ko yakoze ibishoboka byose kugira ngo hakomeze akaduruvayo n'ikibazo cy'umutekano. Yahisemo gukomeza gushakisha uburyo ibibazo byakomeza kuba ibibazo. Ariko ibyo bintu byakunze kuvugwa kuri izo ngabo za UN. Bavuga ko kugira ngo bagarure umutekano ahubwo bamakinga ashobora ko akomeza kuba akaduruvayo kugira ngo nabo bakomeze babone akazi. Kugira ngo mission igumeho. Halala, bega abantu re. So ngo nago rero ari ibanga ko ingabo nyinshi za MINUSCA zashyizeho umubano mwiza ubyara inyungu n'inyeshyamba za CPC. Bagurana amasasu na za zahabu. Byongeye kandi ngo ntabwo ari n'ibintu bidasanzwe ko ingabo zishinzwe kubungabunga amahoro zishyigikira amabandi ziyaha intwaro, ibikoresho, imiti n'uburaro cyangwa se aho kuba. Uzarebe ingabo nyinshi za UN ziri mu bihugu n'ubundi bitunze bifite umutungo kamere, guhera muri byo muri Saheli hari za Niger twavugaga, niho zihutira guhita zigera hacyumvikana ikibazo. Makuru akanavuga ko nicyo kibazo arizo ziba zagiteje, deployment itayihuta. Reba muri Haiti ko yako nta kintu babona bazahakura, reba ibintu barimo na Kenya ishaka kujya gutabarayo bakazana n'utundi. Ariko buriya bari igihugu gikungahaye ku mutungo kamere runaka, ziba zaragezeyo kera cyane. Hanyuma ejo iyi nkuru yaba ndende, ndifuza ko wazayikoraho mu ruvugiro na Marishari. Abonye Marishari azi kubiteramo imetero ibijyanye n'uko urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rurashaka guta muri yombi Benjamin Netanyahu. Ariko ndabona hari icyo yabivuze havuga ngo mwashaka gufunga ngo umuntu w'umudemokrati ngo haranire demokarasi. Niba demokarasi haranira ari bari abaturage bakomeza kugenda bicwa, hanyuma muzatereremo amametero mu turebere byagenze bite kugira ngo ruba rukiko rwisange rwaserereye na ba boss barwo, kuko hari abantu badatinya kuvuga ko Amerika ariyo iyobora ruba rukiko kandi Amerika iri kumwe na Israel. Ubwo rero wabihinduranya ukibaza ngo ruba rukiko uriya mushinjacyaha yikanze iki kugira ngo avuge ngo Amerika ntabwo iyobora ruba rukiko kwa ko nta n'ubwo irwemera nta n'ubwo ibamo. Burya se buriya ntago wasohora impapuro zo guta muri yombi umunyamerika uciye hariya, bahita bazigutera mu maso. None se rukita mpuzamahanga gute? Umva sha ICC se iba mu ndu ukomeye, ni Amerika itarimo. Ni urukiko nyine mpuzamahanga, ariko hari ibihugu biba bitemera inkiko runaka zivuga ati wowe ntabwo ubasha. Amerika se yavuyemo iti, ibyo byose muzabindebereje ejo umenye ibyo ari byo. Hanyuma dushimire abakunzi bacu twabanye muri iki kiganiro. Ubwo ibiganiro bya Bwiza TV muzakomeza kubikurikirana, tubararekeye no kuzakurikirana ibyo ku munsi w'ejo, kuko kuri iyi tariki bwo dusoreje ahangaha. Ubwo hasigaye ibyo kuri 22. Mukomeze kugira ibihe byiza, muhaye muronke. Nitwa Shadrake Niyonsenga, uwo twari kumwe ni Denis Nsengiyumva. Imana ibarinde. Bye. Ciao.